maze amezi 5 ndi kuhakora. Ubanza amezi 5 uri kuhakora. Hanyuma wabitekereje ute kugira ngo ukore igikorwa nk'iki? Kubitekereza nyine ni ishyaka kubera ko Perezida wacu Kagame avuga ko umuntu wese ushoboye yashaka gukora icyo yumva ashoboye kugira ngo n'abandi mbese baborebereho cyangwa se tubashe kwiteza imbere. Bitewe n'uburyo nanjye mukunda n'uburyo dukunda twese, nanjye nabonye abantu ubuzima bwabo uburyo buri kwandikirikiriya hano muri no nzira, mpita mvuga nti ntago ubuzima bw'abantu bwamenya kwangirika, kandi mfite imbaraga zo kugira ngo nkore inzira nziza n'umuhanda abantu bashaka kunyuramo bakagera ku mavuriro, bakagera ku isoko neza. Ntacyo ngiyewe ubundi nimutse n'ahangi Gatsibo. Ubwo Gatsibo nayo maze imyaka 15, hanyuma ubwo naje kusura abantu nasize naha nyine bantwaye kuri moto nanjye abantu hasi hariya. Ubwo ni kugwita mfata umwanzuro wo kuvuga nti ngiye kwitanga, ingabo z'igihugu zitangira igihugu zikadushakira umutekano, zikaraswa zikagira gute tukabaho. Oya garura ko kantu nawe wigeze kuhagwa? Nanjye narahaguye. Wahaguye uri kuki? Ndi kuri moto bampetse. Narahaguye ubwo nanjye niko guhita mfata umwanzuro wo kuvuga nti reka nze gukora aha hantu n'abandi nabo bo kuzajya bavunika buri munsi mbireba. Yego. Babambura imizigo nk'uko umuntu yabaguye ugasanga umuntu arabutse yigeraje arawutwara kuko undi ari kwibarangura. Iyo bagwaga bibarangura umuzigo ubwo bahitaga bawutwara, ibisambo bikawutwara kubera ko abantu bari hari habi. Ariko kugeza ubu ngubu ntago nanjye barahangushije mvuni ku rutugu. Ndavuga ati imvune y'urutugu kugira ngo n'ubundi nzajye kwiyingisha nzayingisha ndi gukora aha hantu n'abandi nabo batazagumya kwangirika ubuzima bwabo. Hanyuma ukavuga uti iyo moto yagwaga byagendaga bite mu muhanda? Moto yaragwaga urabona umumotari yajya kuyegura n'umugenzi ahetse nawe yaguye, imuzigo waguye, baravunitse bose mu gihe bari kutaka bikanda ugasanga ibisambo bise bibatwara umuzigo wabo. Ariko kugeza ubu moto ifatira ikazamuka mpaka nta guhagarara usibye ubwo nta bikihaba. Abantu abarwayi bari bagihekwa mu ngobyi bajya hepfo mu bitari Nyagasamba. Icyo gihe abayobozi ntibabyumva neza. Abamotari nabo bamaze kuyoboka kakayira nabo basaba umuganda. Umuyobozi w'umurenge ku murenge ntibawubaha. Bagezeho bakazajya bati umuganda rusange, abamotari ntibazajya baza mu muganda rusange w'abaturage, bazajya baza kwikorera inzira y'umuhanda. Abamotari bari barananiwe. Uyu mugabo yari muteri igendi none aho hazi gahunda ye yayubuye. Abamotari ubu ngubu uhanyuze wese aramuvugiza inkona amuha amashyi yamushimira. Urakoze cyane. Okay, all right. Bakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe. Aha rero babandi baba bavuga ngo utaza karayifumbwe arazi ifu, dore ngiyi ifumbwe. Bakunzi ba KOP mwayibonye ifumbwe? Dore Nyagasamba umujyi umaze gukomera. Turenze amashuri ya Gicaca mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo, ariko hano duhagaze ni mu murenge wa Fumbwe, akagari ka Nyakagunga. Ngira ngo twaje tureba imisozi ya Gikomero, ya Kibara, Jurwe, Ndera, ahantu hose twagiye turareba. Ariko icyatuzanye aha ngaha n'abaturage ntago baduhuruje, baduhamagaye kugira ngo batubwire success stories z'aha ngaha. Hari umuturage tugiye gusura bivuga ko yahanze umuhanda utuma habaho ubuhahirane kuva Nyagasamba ugera Gicaca utagombye guca Janjagiro muri iriya misozi yo hirya ugana za Bitsibo. Mota wowe uri umuntu mukuru uratwibwira? Nitwa Bwanakweli Antoine. Nkaba ndi umumotari ukorera muri centre ya Nyagasambu muri zone ya Gahengeri. Ku kijyanye n'uyu muhanda niwo warutubajije. Uyu muhanda wakozwe n'umuturage ntazi izina rye kubera ndi umumotari. Hanyuma rero uwo muhanda awukora ari umuntu umwe, awukora ari igikorwa rusange, ariko twebwe tutazi inyungu afitemo, ariko nta nyungu yari afitemo, ahubwo ni ubutwari yari afite. Mwatangiye kuwukoresha ryari, yawukoze ryari? Uyu muhanda hari umuhanda wari mubi nawo uca hirya kwibanda, ariko moto kuwucishamo nk'umuntu byabaga bigoye, ahubwo tugacaho bita Janjagiro tukazenguruka. Mota Karame, umugenzi wanyujije kwibanda n'uwanyujije Janjagiro n'uwanyuze muri uyu muhanda w'uwo musaza, amafaranga icyo byafashije wowe nka motari, umugenzi utwara
uwo wanyujije Janjagiro n'uwanyujije hano ubacamwe? ntago amafaranga angana uhisemo guca Janjagiro kubera ko ari umuhanda muremure muca amafaranga 2,000 uwahisemo guca muri uyu nguyu umuturage yakoze tumuca amafaranga 1,500 kuva mu isantere Nyagasambu kugera hano mu kagari ka Gicaca. Izo ni inyungu za mbere. Wowe rero nka motari ku buzima bwa moto yawe no kwinjiza amafaranga tubwira icyo uyu muhanda waba warafashe. Uyu muhanda w'umuturage akimara kuwukora nubwo utaratungana neza ku bigo dusaba n'ubufasha bwo kugira ngo bamwunganire kuko ubushobozi bwe butawukora mu buryo buhagije. Wagabanyije essence mu gihe nari bukoreshe essence y'1,500 nazengurutse y'Janjagiro hano nkoresha nka essence y'amafaranga ya 700. Hanyuma ubuzima bwa moto rero bwo bumeze bite? Ubuzima bwa moto ni washoboraga kujya mu igaraje mu mezi 3 ushobora kumara amezi agera muri 5 utarakoresha kubera umuhanda umaze kuba mwiza. Ariko ntabwo uraba mwiza twifuzaga ubufasha bwo kugira ngo bafashe uwo muturage. Bakunzi ba KP rero murabyumva ko uyu muturage nubwo tutaramugeraho neza yakoze igikorwa cy'indashyikirwa yatumye abagenzi kuri moto barambukirwa amafaranga aho kuba 2 biba 1,500. Ubanya bwa motari tumaze kubwumva turagenda tuvugisha n'abandi baturage muri rusange kugeza tugeze kuri uyu muturage mu murenge wa Fumbwe akagari ka Nyakagunga. Murumva ko ese ugerageje ibirometero guca Janjagiro no guca muri uyu muhanda wa Muzehe ibirometero birutanwa gute? Uramutse uvuye mu isantere ya Nyagasambu kugira ngo ugere mu kagari ka Gicaca waciye aho twita Janjagiro ushobora kugenda ibirometero 6, ariko uzamukiye Nyagasambu aho uwo muturage yakoze ushobora kugenda ibirometero nka 2 n'igice bitarenze 3. Hanyuma imodoka zo zicamo? Ntabwo imodoka zirabasha kuwucamo koko utaraba mu gari. Ni nayo mpamvu navuga ngo hakeneye ubufasha kuko uyu muhanda ni umuhanda ushobora guhuza niho navuga ngo ni intara y'Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Uramutse uciye hano turi ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe. Hano hakurya y'umuhanda ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Gikomero. Mu murenge wa Gikomero. Aha ni Gikomero. Aha ni mu murenge wa Gikomero. Gicaca ni akagari kamwe ko muri Gikomero. Hanyuma hasi Nyakagunga nayo hariya Nyakagunga ni akagari kamwe ko mu murenge wa Fumbwe. Hagakurikiraho haraza Nyakondo Nyagasambu. Nyakagunga ni akagari ka ko muri Fumbwe na Nyagasambu ni akagari ko muri Fumbwe. Hanyuma ugahita ugera ku mujyi wa Kigali. Ugahita ugera mu mujyi wa Kigali. Umurenge wa Rusororo. Okay. Mota urakoze cyane tuzasubira kandi udushimire na bagenzi bawe tugiye rero gusura umusaza wabakoreye umuhanda. Namwe murakoze. Cyetse ni hari ikindi ushaka kongeraho? Ikintu nababazaga ntago nari nabamenye icyo mushinzwe n'icyo mukora. Urakoze cyane. Aha ubu uri muri studio za KOP. KOP ni igitangazamakuru gikorera kuri murandasi, ni YouTube channel yitwa Karegeya Omar Pano. Uyu muvugana niwe Karegeya Omar. Okay, murakoze cyane. Hari icyo biguhimbiyeho? Nta kibazo. Yes, twaje dusuze abantu bavuka Ifumbwe mwese murabizi turabazi umwe ku wundi. Utwageze iwanyu umusozi wa Fumbwe bamwe bawumvaga mu mateka bavuga ngo utaza karayi Fumbwe arazifu. Ni umugani ngira ngo bavuga ko waturutse ku ntambara y'abanyoro n'abanyarwanda hakaba harabereye urugamba rukomeye cyane. Hanyuma muzi ko twigeze no kugira ikiganiro ku Muryango TV cyitwaga Karayi Fumbwe byaba bivuga ngo ntago uzi uko ikiri inyuma. Byavugaga rero uyu mugani wavugaga ko hari umuturage umwe mu barwanyi mu ngabo wari ufite umugore wari utuye ku Muyumbu aho bita mu Rukaryi. Hanyuma umugabo ajya kurwana umugore we araza ifu azi ngo buracya umugabo nava ku rugamba ayimuvugiremo umutsima. Hanyuma urugamba rurahinana wa mugabo ntiyarugiramo amahoro yafu irarara koko irongera irarara kubera ko wari bayibikiye atatashye. So mwakoze cyane turacyari kumwe rero tugiye gusura umusaza wakoze uno muhanda. Muyumbu turayibona tugeze mu ibanga ryo hepfo nkuko nabibabwiye rero Nyakagunga abatahazi na akagari k'umurenge wa Fumbwe kagabana ngira ngo n'umujyi wa Kigali igice cya Rusororo
ahantu abakunda gukoresha umuhanda wa Kigali Rwamagana hari ahantu hari Arc de Triomphe ivuga ngo murakaza neza mu ntara y'Iburasirazuba urenze kuri Sofia na Centre de Santé ya Nyagasambu. Nkuko rero babivuga ari abamotari ari abaturage ahangaha mbere ntago hagendwaga nta nzira yari hari hari y'abanyamaguru bikavuga ngo guca jandagiro abahazi murabyumva namwe kugira ngo uvuye Nyagasambu kugira ngo ugere Gicaca bigusabe gunyura ijanjagiro ni ibintu bitari byoroshye. Hanyuma rero uyu mugabo ko biragaragara ko akoresha agasuka akoresha isuka n'amaboko ye. Turimo turagana ahantu ageze akora nubwo bisa naho amazi ashobora kugenda amwangiriza ariko ikigaragara cyo ni igikorwa kizima. Turimo turagana aho ari ubuhamya bw'abaturage, ubuhamya bw'abamotari, ubuhamya bw'abana, ubuhamya bw'abagore bavuga ko rwose uyu muhanda wabafashije. Turaza no kumubaza atubwire ibirometero amaze gukora. Ikigaragara cyo dore ibishyitsi ararimbura, iki ni igishyitsi yagerageje kurimbura. Ikigaragara cyo ahakoze hagendeye imbaraga ze nyinshi uko bigaragara. Hanyuma rero tugiye kumusura. Abaturage baduhamagaye baravuga bati iki ni igikorwa cy'intangarugero tugomba kugeza ku bakunzi ba KOP. Ngira ngo noneho umuhanda turimo turagenda twegera ntabwo uraba mugari ariko ikigaragara n'imodoka zizageraho zihanyure nubwo aterera cyane ariko moto zo zose ngo byabaye inzira nyabagendwa. Turimo kigaragara harimo bisaba imbaraga nyinshi, harimo ibiti yagomba kugenda arimbura. Ngira ngo hano abavuye Gicaca aya makoma n'uriya mutumba ni ikigaragaza ko hari n'abantu baza kuhategera ibitoki bivuye Gicaca. Hanyuma ngira ngo murabibona imbaraga byamutwaye cyane cyane bino bishyitsi abagenda arimbura. Iki nicyo dore ngiki umuntu rwose ahangaha umuhanda uracyari mutoya ariko ikigaragara nacyo asigaye gutazura hano. Hanyuma inzira amagare n'amamoto byo birahaca. Ubu bivuze ko n'iki ngiki azakirimbura hanyuma akomeze akore umuhanda nk'uko abaturage babivuga. Bigaragara ko uyu muhanda uyu muturage igikorwa cy'uyu muturage ari ingirakamaro. Gusa turaza kongera tuvugane n'abandi bamotari batubwire niba kwazamuka bitabagora. Hanyuma ubu iribuye naryo bategereje kuzaririmbura. Duhuye n'umunyonzi rero. Munyonzi amakuru yes umeze neza. Aha tuje gusura uno muhanda wowe uwunyuzemo igihe kingana iki? Inana rahavukiye ndinze ngera. Wari usanzwe wazamuka n'igare? Nari nsanzwe mazamuka ariko hari habindi hari. Yego. Hari uko babona ni kuri hari. Ni hariya mwanyuraga? Wamanuka guriri hose? Wapi? Ntabwo wamanuka uririho kuko hari habi cyane ntabwo wabaga wajya. None ubu ngubu Hano ugategereza umuntu uri buza akagukururira ukajya kugira umanuke hari. No ubu ngubu bigenda bite rero? Icyahindutse niki? Aho yaziye rero nibwo yaje kudukorera umuhanda. Ninde? Bamwita Myotso. Myotso. Niwe wawukoze? Niwe wawukoze bwa mbere, niwe wawukoze urapfa arongera agaruka avuye mu Mutara arongera agaruka yongera arawukora. Avuka hano se cyangwa avuka inahanga? Mu Mutara yaragiye kugira ate? Niwe yaragiye kuba n'umugore. Agarutse arongera akora umuhanda. Arongera akora umuhanda. Nta n'umuntu wigeze umuha n'umusada wenda n'umunsi umwe. Ubu se urahamanuka n'igare noneho? Ubu ndahamanuka neza ibiro desa ndabimanura nta kibazo. Ubundi namanukaga bisa nk'ibigoye cyane ariko ubu ntabwo bikigoye nkwambi. Hanyuma se Myotso atarakora no muhanda iyo wagufite ubugenzi cyangwa umuzigo wanyuraga he? Umumotari yageraga hano akavaho
akazamuka wenyine akongera kugeraho bageze hararuguru y'uwo mugabo akaba aribwo yongera kujyaho ariko baraturuka firiya ariko wowe ufite umuzigo wacaga hehe? nacaga hano ariko ubwo nyine nabaga ngenda mu mirimo aho ngaho nyine uhirimo ni ku muhanda wari umeze. hanyuma rero ni iki uvuga nyine kuri aka kazi uwo mugabo mwita Myotso yagize neza yarakoze ubwo umunyuzeho iyo umuhaye senyisa kuko nyine umanuye umuzigo ukabona ugezeyo feri zidacitse ubwo nuko hanyuma se ayo izo senyisa se arazigusaba bigenda bite? reka ni kwa kundi uvuga ngo kamugurira akantu nikomereze ni ukumusengera ku bushake bwawe? kumusengera akantu ntabwo wategereza ko umuntu abikubwira kandi ibintu warabikoraga bikugoye. iyo ugezeyo feri zidacitse amareya adacitse ubwo nako uramugenera. none se ahari habe hepfo iriya twamanuraga ibitoki bigenda bikora hasi yarahakoze hose umuhanda kugeza epfiriya kugeza aho unduri. ubu muri iki gihe igare urimanukaho? ndimanukaho nta kibazo. ubundi mbere nageraga hararuguru bikaba ngombwa ko mvaho ariko hose ni hazima harakoze. Deja dodani yashyizemo ntabwo zituma amazi akomeza kuwica hose. Yego. hariya hepfo noneho yarabyoroheje ubundi twagendaga tuhagonga ariko ubu byararangiye. Yego. witwa ndufite imyaka ingahe? nitwa Niyonkuru Fiston. ufite imyaka ingahe? 19. umaze imyaka ingahe utwara igare? 3. Okay. natangiye guhiga ubuzima kera naretse ishuri mfite imyaka 13. wagarukiye mu kangahe? nagarukiye mu wa kabiri. mu wa kabiri primaire? utangira guhiga ubuzima ukuri? nangira guhiga ubuzima mfite imyaka nangira guhiga ubuzima neza nyine ntwara ku mutwe mfite imyaka 14. wikorera imizigo ku mutwe? ngura igare ejo bundi ngura igare mfite 17. wariguze mu yo wakoreraga ku mutwe? nariguze mu yo nakoreraga nyine nizigama mu itsinda wagabana 40 ugahita ukomaho tundi wari ufite mu rugo uhita ugura igare rya senkani. iwanyu ni hehe? iwacu ni hano imbere muri Gasabo hakurya y'umuhanda. hakurya y'umuhanda hano imbere. Yego. ubu se usibye igare waguze mu bwizigame kuba mu matsinda ikindi wabashe kuvana igare umaze kugura igare ryo undi zantu byoroheye ahantu byorohere kuva nyine wawe kwizigama amafaranga kuko hano mbere tukiyamanuka hari habi washoboraga kugira nk'epfiriya wagonga umumotari arangiza akakubwira ati se kumene ibi bintu urabona ndi bigenze gute mukabanza gushwana uti ntago ari njye n'umuhanda ubitera hari ukuntu nyine abura agafero ukabara umugonzi akikubita hasi rero mugashwana mwamuri benshi ubwo akagenda ariko ubu byarakemutse urabona amafaranga ukabona ko wayabonye kubera ko ntabwo ugenda wishyura abo wagonze abamotari n'umuzigo ntabwo utinya umuzigo munini urawutwara kandi ubundi warawutinyaga umuntu akawukatamo kabiri kugira ngo hanoze kubona uko hamanuka nise ko wanyuraga hariya ahangaha akayahahimbye ejo bundi aje wacaga munsi ya kiriya giti ukamanukamo aho ngaho none inzira yose ukagenda wishyura gutyo. none ubu byarakemutse. hanyuma rero Myotso kuri wowe ubaye uri umusabira amashimwe yagize neza yarakoze. ubusanzwe Myotso muri kano gace mumufata mute wumva abaturage bamuvuga bate? Myotso namenye ubwenge muri njye nta n'uwo narinzi numvaga bamvuga Myotso uvukana n'umugabo bita Ruginari nkayoberwa uwo ari we rero ejo bundi rero ahavire mu Mutara nibwo namubonye yatangiye haragura gukora umuhanda turavuga ati se urakora kubera iki ngo ndakora nyine kugira ngo nyine nanga umuhanda gusa akirirwamo tukamanuka umuzigo nimugoroba kirimo ukagenda ageza n'izi saha kirimo n'ubu aracyarimo. umunyuzeho bari nimugoroba ari hariya hepfo. uyu munsi se hari icyo wamurebeye? oya. uheruka kumurebera ryari? nta kwezi kwari kwashira. so urakoze cyane. wari umbwiye ngo witwa? nitwa Niyonkuru Fiston. Asante Fiston. yego. yes. uracyari mutoya. uwo rero ni umunyonzi Niyonkuru Fiston uvuga yarimo aduha ubuhamya ko uyu muhanda Myotso ataratangira kuwukora. hari icyo wavuga kuri uyu muhanda wowe? Myotso rwose yakoze agatangaza. witwa ndufite imyaka ingahe? nitwa Niyokwizerwa Zakariya. Niyokwizerwa Zakariya. uti Myotso yakoze agatangaza gute? hano hari amabuye hose moto zihaca zihagwa none yarakoze habaye heza n'imodoka yacu. ibi bishyitse niba ubitemana akabirimbura bino nyine abikura nzira kugira ngo umuhanda uboneke. hanyuma mbere atarahakora mwabigenzaga mute? twahacaga ariko n'ubundi nyine nta muhanda uhari ari gutya hano hari ibinogo amagare n'amamoto byagendaga biterera bagendaga basunika moto banavagaho umugenzi akava ariko umumotari akagumya akarwaza akahagenda. amagare
amagare yo barasunikaga barasunika amanuka none umuntu amanuka nawe afite n'umuzigo. Okay, wowe iwanyu ni hehe? Ari haruguru Ni muri Gasabo cyangwa muri Gasabo. ni Gicaca hakurya y'umuhanda. Okay, uvuye hese? Muri Nyagasambu Mu isoko. Ukora iki? ni ubukarani. Kutashye karese kandi Nuko imvura iguye. imvura ihise ubuse wari umaze kugezayo ayagufasha ayo kurya makeya. uriya Fiston yarimo atubwira ko reya gare yarikuye nawe yabanje ubukarani Nyagasambu. Nawe wowe urateganya iki rero? Nanjye iyo nshaka kugura niso nagura moto ku bushobozi ntarabubona. Nanjye ngomba kugura akagare. Uba mu matsinda nawe? Iryo ubamo mutanga ngahe? Icyatanu. Mu gihe kingana iki? Buri cyumweru. Buri cyumweru utanga icyatanu. Ubwo ni 6 mu kwezi. Ntago uragabana se? Nejo bundi. Nibwo mugitangira. Courage bizakunda. Asante sana. Arumwe ngo witwa? Zakari. Urakoze Zakari. Yes, tuzacyakomeza tugenda tureba uyu muhanda uwitwa Myotso, ariko nitumugeraho turamenya izina rye. Aha, moto iri kwazamuka. Nubwo tutavugana nayo, ikigaragara cyo umuhanda wakoze, ariko niba twemerera n'aya mabuye duhagazemo ni Myotso wayavanye mu muhanda. Ndumva ntabeshya. Uri kubibona. Baravuga ko umuhanda wari amabuye gusa. Noneho moto bavugaga ko abagenzi bavagaho. Iyi ni ya mbere y'igihamya yuko habaye hazima. Niba twemerera bashobora kutubwira uko byifashe. Mukomere cyane. Meze neza? Uhagaze gatoya. Mumeze neza? Yego. Mota. Niba uri umumotari, niba utari n'umumotari utwaye moto. Batubwiye ko iyi nzira mbere ngo mwagendaga muvaho duha ubuhamya. Oya, hano ni birumvikana ko mbere nubwo mubibona hari ibitare. Ryari ipine rimwe rya moto gusa kuva ara hepfo kurinda ugera ruguririye. Karakayira kamwe kurinda ugera ruguririye. Gusa ariko hura mugabo aho ahaze gukoramo umuriro mu bushake byarangiye ahakoze gutyo no ko tuhagera neza turinda tugera ruguririye nta n'umuntu kandagiye hasi. Mbere byagendaga bite ufite umugenzi byagendaga bite? Haraho twageraga umugenzi akavaho akajya nka ruguririye akongera agasubiraho. None uyu musaza uramuzamukanye mpaka. Yego ko ntabona reba uko ureba imvura imaze kugura nari cyo mfite. Yamaye. Ibi ni ukubera wa mugabo ukora umuhanda. Kubera uriya mugabo ukora umuhanda ari hara hepfo niho tuje kumureba. Twavuye kuri KOP nitwa Karejya Omar, mfite channel yitwa Karejya Omar Pano. Niyo mpamvu umugenzi rero mujye Karame. Ese witwa nde? Nitwa Gisagara Pole. Gisagara Pole. Mbere yuko uyu muhanda ukorwa mwanyuraga hehe na moto? Aha hantu rero nubundi hari ikintu gisa n'inzira y'igihogere. Ishora inka ariko irimo amabuye menshi ku buryo nubwo abamotari batinyukaga bagashyiraho abagenzi ariko niyo yabaga yashize ubwoba akagenda akandagira hasi urumva yagenda agasimbuka ibitare. Inzira nuko yari imeze nta muhanda wari uhari, nta muhanda wahigeze. Hanyuma utaraba batubwiraga ngo bamwe ngo banyuraga ijanjagira abandi bagaca kwibanda. Wowe uyu muhanda hari icyo wumva urambukiwe nk'umugenzi? Ahangaha njye nkubwije ukuri. Yego. Umudamu wanjye avuka ruguririye Igikomero, hari igihe yigeze kuhamanuka ari kumwe n'umwana bitura hasi. Bitura hafi ahangaha rwose, hafi ahangaha tugeze baravunika. Uyu muhanda rero ikikubwira umumaro wawo nuko ubundi wabanje hano hirya, hari umuhanda wabanje hano hirya bagitereza inturusi. Wo wari umuhanda nyabagendwa wagendagamo imodoka zikazamukana imizigo zikayirengana hano hejuru kuri uriya muhanda ukomeza werekera i Kigali. Ariko nyuma uza gucika ku buryo ubu ngubu simpamya ko hari na moto yanyuramo. Uyu nguyu rero uyu muhanda ndabona ufite umumaro cyane, ndabona uyu munsi ni mwiza pe. Yes. Mota, hari icyo mwamariye abagenzi aho uyu muhanda wa Myotso awukoreye. Mwebwe nk'abamotari hari icyo mwashyizemo kugira ngo abagenzi banyu barambukirwe? Okay, birumvikana ahangaha niyo nzira ya bugufi. Kuruta uko wakazamutse Nyagasambu ukazengurukura umusozi wafumbwe ukawuzenguruka ukawuca inyuma ukongera ukagaruka ahangaha. N'abagenzi twaranabahendaga. Mwabacaga ngahe iki gihe? Kugera ahangaha twabacaga 250. None ubu ngubu uyu uramuca ngahe? Ahangu ni 5 kugera hano. Difference y'igihumbi. Ku munsi ushobora kuhazana abagenzi bangahe mu cyumweru? Biterwa buryo iminsi irasa ntage hwana. Mu cyumweru cyose abagenzi uzamura nka kabiri mu cyumweru. Ubwo nuvuga ngo abagenzi babungutse igihumbi. Babungutse igihumbi 2. Ni byiza cyane, mwakoze cyane rero. Reka dukomeze tujye kureba uyu musaza ukora umuhanda.
Karegeya Omar Pano. Omar Pano. Ubu aya mabuye yose n'uwo musaza wagiye yakuramo. Naririya bigaragara ko ari we warihiritse. Fata niri kuzamuka. Ejo kuko burije. Ejo kizararaho. Okay, murabona ko nkuko babivuze moto zirazamuka. Abagenzi bararambukiwe ntago bagihendwa, biragaragara ko ahari amaboko y'umuntu uriya mu iki giti kibya kumera nk'umugwegwe nibo ni uyu mugabo wakirimbuye uko bigaragara. Hanyuma uko dukomeza niki niwe, reka twihute tugere aho uyu mugabo bita Myotso yaba ari ageza akora, ariko bigaragara dore ibishyitsi yagiye arimbura, naha yaharimbuye igishyitsi, birumvikana niki nicyo yes, iki ni ikindi umuhanda uragendwa nkuko abamotari bari kubivuga, abagenzi bari kubivuga, abaturage bari kubivuga. Murabona ko twegereye tugiye kugera Nyagasambu, ndabona umwana w'igare nawe urimo zamuka. Ibi ni ibishyitsi byose Myotso yagiye arimbura. Tugiye kugera aho uyu musaza benshi birahira ko yatumye impanuka zigabanuka. Abaturage bacibwaga amafaranga menshi kubera kujya kuzenguruka, barimo kuri moto havuyeho 1000. Munyonzi arabyivugira ati umuzigo munini narawutinyaga, bigatuma mwugabanyishamo kabiri. Ubwo n'umuturage umugenzi nawe wagafite umuzigo byasabaga ko agabanya umuzigo, bikabivuga ko ubwo ari bwishyure kabiri. Iyo umuzigo ugabanyijwemo kabiri wishyurwa kabiri, birumvikana. Dore ni ibishyitsi bigaragara ni ibikorwa, ntago ari ugushakisha. Ahangaha ho rwose umuhanda uramutse ungana gutya ngira ngo n'imodoka zahaca. Yes, amazi yarabugurije nubwo atari ruhurura, yarabugurije. Bitisha uvuye yes, turacyakomeza ariko ntago biratungana neza. Ikigaragara cyo ariko habonetsemo hari impinduka mu migendere, mu mihahiranire y'abaturage b'umurenge wa Fumbwe n'abo murenge wa Gikomero ahitwa Igicaca, mu buryo bwo kugera ku isoko, cyane cyane isoko rya Nyagasambu. Aka ni agace kera cyane byanze bikunze ibitoki, ibihaza, imyumbati bituruka mu murenge wa Gikomero, igice cya Gicaca, kugira ngo isoko rikomeye bafite ni Nyagasambu. Byanze bikunze baragorwaga kugira ngo bagurishe umusaruro wabo. Zindiro ni kure uvuye Igicaca, Kabuga naho ntabwo ari hafi. Bese ikigaragara nuko bitabaza isoko rya Nyagasambu. So rero iyo nzira nubwo tutayibara mu birometero, nanjye ndahazi. Kuva Nyagasambu kabanza guterera Janjagiro ukazenguruka igisozi cya Fumbwe ukongera kugaruka Igicaca. Wa musaza rero ari mu kazi nkuko mubibona, aracyari mu kazi. Ubu dufite ku isaha ya saa 9:48 nibwo tumugezeho. Tuhahuraniye n'ipikipiki inahetse ibintu benshi bavuga ko bitashobokaga mbere yuko uyu musaza akora uno muhanda. Harimo ahantu hapfuye biragaragara, bari bangonze, ariko tugeze kuri wa musaza arimo arakuturanya. Ngira ngo ahangaho we nahagize hagazi muraho. Yego uyu musaza uyu niwe ukora umuhanda. Mzee uraho amakuru umeze neza. Iyi niyo ukora nturuhuka? Ntago njya nduhuka bitewe n'ubwitange, mba mbona biri kundya bitahihuta cyane. Bitihuta kubera ndumva ntugira amasaha yo kuruhuka, ntugira gute? Nduhuka ku mugoroba, nyine amasaha yose ndayakoresha, njye mba 11:30. Hanyuma se ubundi buzima utungwa n'iki kuba wiri gukorera ubuntu? Umuntu ngiriye faveri bitewe n'urukundo n'iki gikorwa mbakorera n'ubwiza bwo kuba mbayereka ahantu heza barahanyuraga ari habi.
hari igihe ageraho akama nk'amafaranga nka 200. Umumotari nk'uyu nguyu aciyeho yakumva abona ko ibyo nkora ari byiza akabampaye nka 500, ubwo nkabasha kubona agafunguro ko kurya. Yego mzehe, uyu munsi wasuwe na KOP Karegeya Omar. Pano ni televiziyo ikorera kuri murandasi. Abaturage bo muri kano gace ka Gicaca, ka Nyakagunga na Fumbwe batubwiye ko tuza kureba igikorwa cy'umusaza ukora umuhanda. Ubuhamya bwinshi twagiye tububona, ngaho ibwire abakurikiye KOP, hanyuma amazina n'imyaka yawe, hanyuma dukomeza ikiganiro. Ngiye banyitansa Imana Theoneste, mfite imyaka 42. 42. Mfite abana 2. Yego. Bakwita Myotso kubera iyo Myotso? Banyita Myotso, bampimbye ku izina rya Myotso. Iyo Myotso wari urwaye cyangwa ni y'uburanga? Nari ndwaye amaso baranyotsa kugira ngo mbashe kureba ndi umwana. Yego. Hanyuma Sabimana Theoneste, iki gikorwa cyo gukora umuhanda cyakujemo gite, cyatangiye ryari? Ukuntu cyanjemo ngewe nabonye abantu uburyo bari kuhangirikira n'amamoto bakutura hasi, hari habi cyane n'abaturage bagenda n'amaguru. Hanyuma nge bwo mpita numva ko binjemo muri nge kugira ngo mbashe gukora umuhanda, mbanza gukora agahanda gato ka moto kanyuramo moto. Hanyuma mbona ntago bihagije, umuntu abona ko ndi kugenda nwagura kugira ngo ndebe ko imodoka zaje zitambukamo zitwara abagenzi bagera kwa muganga haruguru aho ngaho muhabonye ivuriro. Poste de santé ya Gicaca. Wabitangiye ryari? Nabitangiye ejo bundi ku itariki 26 z'ukwa karindwi. Maze amezi 5 ndi kuhakora. Ubanza amezi 5 uri kuhakora. Hanyuma wabitekereje ute kugira ngo ukore igikorwa nk'iki? Kubitekereza nyine ni ishyaka, kubera ko perezida wacu Kagame avuga ko umuntu wese ushoboye yashaka gukora icyo yumva ashoboye, kugira ngo n'abandi mbese baborebereho cyangwa se tubashe kwiteza imbere. Bitewe n'uburyo nanjye mukunda n'uburyo dukunda twese, nanjye nabonye abantu ubuzima bwabo uburyo buri kwandikirikiriye hano muri no nzira, mpita mvuga nti ntago ubuzima bw'abantu bwamenya kwangirika, kandi mfite imbaraga zo kugira ngo nkore inzira nziza n'umuhanda abantu bashaka kunyuramo bakagera ku mavuriro, bakagera ku isoko neza, bese nta kibazo gihari. Utarabitangira se hari hameze hate? Hari habi cyane. Tuzamuke iki gishyitsi kizagufata igihe kingana kugira ngo kirimbure? Ejo nzagikuramo. Aha. Iki si ni byose ibyo bizavamo, ariko ntago byaviramo umunsi umwe. Yego. Na kiriya? Na kiriya. Tuzamuke ahase uza umuti waha ngwino Sabimana Theoneste, umuti waha nzakurura rirataka uriya muntu ahagazeho nise mpasiba. Narira ryose riri harandizane kugira ngo amno mazi yacagamo hano nyacurike yerekezeho bari abantu bari hirya akate hariya. Akomeze hirya. Ubu nuvuga ngo iyi ruhurura yikoze uzabanza uyisi? Ntabwo nzayikora iyi ngiyi hariya, nzafatiraho gutya nsibi iyi ngiyi zifatireho gutya, hanyuma umuhanda nugarure hano gutya. Iryo irabuye ririya buye se buriya uzarikuraho? Ririya buye rizavamo, nkeneye ubufasha bw'ibikoresho bigomba kurimena kugira ngo rivemo. Ntiwarisunika cyangwa ryasenyera abaturage? Ntabwo byakunda. Ni ukurimena rikavaho rikabasha no kubakira abaturage. Urabona bizagufata igihe kingana iki kugira ngo uyu muhanda nzawukora imyaka 2? Imyaka 2. Ube wanyurwamo n'imodoka? Ariko ejo bundi mu kwezi kwa 2 zizaba zibasha gutambukamo igihande kimwe, hanyuma ngende nwongera nkora igice cya 2 kugira ngo zishobore kujya zisikaniramo. Ubu mu kwezi kwa 2 wamaze kwiyemeza ko umuhanda uzabucamo nibura imodoka imwe? Imwe izabinyuramo yigiye gusikana n'indi hagarare, kuko nzaba ndi gukora ikindi gice cya 2 cyo kugira ngo umuhanda uboneke zibisikaniramo neza. Yego. Hanyuma se muze Sabimana, nta nubwo uri musaza cyane, nkurusha imyaka 11, ariko ufite 42, ngiye ufite 53. Muri aka kazi ni bande bagutera inkunga sangwa ari amafaranga gusa? Hari ibikoresho, kugura agasuka, ndabona amajagu yashaje n'ibindi n'ibitekerezo. Abantu mufatanya muri kino gikorwa nabahe? Ntabo. Isuka ni wowe wayiguriye? Isuka ninjye wayiguriye, birahasaza urabibona, nari nshyashya. Niyo rugori ni wowe wayiguriye? N'amajagu? Ubu ndi kubura ipiki. Piki nari mfite barayinyibye, n'umungwara warimburaga ibitare nka biriya. Yego, barabikwibye nabyo? Barabyibye. Ubu nuvuga ngo nkeneye umungwara, nkeneye inyundo, nkeneye ipiki n'amaraso yo kugenda nsatura ari amabuye mwagiye mubonamo guturuka iryira yose. Kara karya biti gashinzemo hariya nako nakawe? Kara nakawe. Ongera usubiremo ibikoresho ukeneye? Nkeneye ipiki, nkeneye rasoro, nkakenera n'umungwara n'inyundo. Ipiki? N'ingorofani. Ipiki,
ingorofani, rasoro, Inyundo. umungwara, inyundo. Eh. Ibintu bitanu. Yego. Kugira ngo uzabashe kurangiza kugira ngo nzakore uno muhanda neza ugire uburambe butazangirika, ariko hakeneye n'inkunga yo kugira ngo bazampe ibiti byo kugira ngo nkore ibiraro kugira ngo no mazi yo kugumya kuhangiza. Iki gikorwa ugikora ubuyobozi bubizi? Burabizi. Iyo muvuganye bukubwira ngo iki? Burabizi, umuyobozi ubizi ni umuyobozi w'akagari, kaka kagari nyine, igitifu ni ubiziho. Kuva duherukana hashize nk'amezi 2 nibwo duherukana, nahise nza kugira ikibazo umuntu aramuhotera ndavunika njya kwivuza niyungisha, ubwo ntago twongeye kubonana kuko telefone yanjye yahise ipfa nayo muri iyo mpanuka nyine. Igitifu arabizi kuri muri aka kazi? Igitifu arabizi ko aka kazi nkarimo n'abandi bayobozi bandi barabizi. Iyo muganira bakubwira ngo iki rero? Ntago duherukana nibyo nkubwira gusa bashimye ibyo nakoze, ubwo bansanzemo hari hejuru ku gasozi mubonye umuhanda nawugejeje. Kuva naza gutangira ubundi nawuhereye hari hepfo. Inyuma y'ingiyi twagerayo mu kareba. Yego. Aho nawuhereye. Ubu nibwo ndi kugenda ngiye mwongera kugira ngo nibura bihure na hari haruguru imodoka itangire itambukemo, hanyuma mpite njye gutangira igirira ku muhanda nyine hari mwaturutse. Yego. Nongere ntangiye cya gice cya kabiri nyine ngenda nagura umuhanda kujya ushobora kuba ari mugari. Yes, urakoze cyane, reka turebe naho handi uri kutubwira. Nta kibazo, reka tugeraneyo muharebe. Impungenge nari mfite n'izi modoka. Yes, uragwino, yego. Uratwibwira hanyuma. Yes. Amazina yanjye tutagene. Yes, aha rero tugeze uyu musozi niwo witwa Nyakagunga. Yego. Aho twitegeye umusozi wafumbwe twahisemo gukorera ikiganiro ho muri no murima urimo ibishyimbo, ibigori, ibihwagari n'insina n'umwumbati. Hanyuma tuhasanze umwe mu baturage baturiye kuri uno musozi aratangira twibwira. Amazina yanjye banyita Karinda. Ubwo rero turebye kuri iki gikorwa uyu muvandimwe yakoze twarakishimiye pe. Uyu muhanda warubangamiye abantu, abagenzi. Uyu muvandimwe araza kora iki gikorwa kimeze gutya, ubu ikinyabiziga gicamo nta mpungenge. Kugeza ubu twebwe abagenzi nta mpungenge dufite. Kugeza ubu mbere mwabigenzaga mute? Mbere twagendaga dutsikira. Dutsikira ariko kugeza ubu rwose tugenda dutega moto ziracamo. Abagenzi bagenda nta mpungenge bafite. Mota aho kuguragenda utazusubuje koko? Parikuze tuganire. Muri urwo rwego motari aracamo ukabona nta susumira afite, kubona agenda neza. Mwebwe byabafashije iki nk'abagenzi? Ese abamotari babagabanyirije amafaranga? Ese umusaruro wanyu ugera ku isoko? Tubwira aho hantu. Umusaruro wacu ugera ku isoko neza, nta mpungenge, nta gutsikira. Motari acamo neza nta mpungenge. Ese none se Nsabimana yatangiye kuhakora ryari? Nsabimana amaze igihe. Gusa ndi umuturage waho hafi aho, ariko ntago amezi hamaze. Sinyaza ariko amazemo igihe ahakora. Yego. Urebye n'ubwitabire yahakoreye. Yego. Mota ubushake yakoze. Yes. Ihangane turaguhagaritse ntushyiremo plaque za motari. Tugiye kuganira na motari. Urakoze cyane. Mota, uyu muhanda twaje gusura uyu musaza w'imyaka 42 Nsabimana Theoneste wabakoreye umuhanda. Wowe mbere byagendaga bite, ubu biragenda bite? Urabanza utwibwire. Nge nitwa Torero Venuste. Iwacu hano ni hano ifumbwe. Ubwo rero ndabona umumotari nkora muri no bice byose bya Fumbwe na Gikomero. Uyu muhanda rwose twajya tunyuramo katubera mubi cyane. Ariko ubu ngubu rwose mana niba ni umugabo ariko bamwe ko ari umugabo witanze ngo akajya avuga ngo ajya gukora. Rwose dukora ibintu byiza. Watangiye kuca mu ryari rero? Mana ndumva maze nk'ukwezi kuko maze amezi ngiye mu kimotari. Ariko kuva ngiyemo najyaga mpanyura, ntabwo twajyaga tunyuza umuntu ngo tuzamura ahantu umuntu. Yego. Twajyaga tugomba kuzenguruka igiriye, ariko ubu ngubu umuntu asigaye hanyura akazamuka n'umuntu ahetse akagenda akarengera mu wundi muhanda mwiza rwose nta kibazo. Ku biciro abagenzi iyo mwazengurukaga mwabacaga ngahe? Uyu munsi murabaca ngahe? Ubundi twarazenguruka tukubaca 2,500 cyangwa 2, ariko ubu ni 5 ubageze hari kuri muganga. Yego.
hanyuma wowe icyo uyu musaza wumva akwiye iki? uyu musaza akwiye ibihembo nubwo wenda twebwe nk'abamotari tubona dukunda kwikunda ko nta mafaranga menshi tuba dufite ariko umusaza akwiye ibihembo akwiye n'amashimo kuko rwose ibintu yakoze birarenze pe. Wowe hari abatubwiye ko hari ucaho muzehe hari gukora bakamuha 500 undi akamuha 1000 wowe nta na kimura nta kintu bana mpanyuze mu minsi mike ariko ntabwo ntacyo namuha pe ariko numva agikwiye. Yego ariko wamugana muzehe abo bantu bagenda bagukora mu ntoki iyo basanze ukora ku munsi utahana ngahe? njyana nk'igihumbi cyangwa nkatana nka 2 ariko ntabwo ajya arenga aho ngaho. Wese hari itegeko bashyiraho isushyiramo bariyeri ntucaho utayamaye bigenda bite? Nta bariyeri nshyiramo ngewe banyuraho nkabahagarika ubishatse akambwira ati ndaguha cyangwa se nta kantu nanjye mfite nkamureka kwigendera. Dukorana neza cyane nta birenze. Abamotari bagenzi bawe bamaze igihe bo bavuga ngo iki? Rwose nanjye iryo jambo naryumvishe ko umuntu wanyuze akibwiriza akamuha 5 isa akaba uwundi ufite uko afite akamuha nk'igihumbi ariko cyane cyane ni 5 isa nanjye nabyumvishe mu makuru nayumvishe. N'abamotari bagenzi bawe ni abamotari bagenzi bajya bivuga ko bageraho babona uko muzehe ari gukora ibikorwa bizima bakamusigira nka 500 bakubwira ko abibategeka cyane. Oya nta tegeko rwose baribwiriza. Murakoze cyane. Hajya bamwe ngo witwa nde? Nitwa Toro Venuste. Okay, asante sana. Okay, turimo turakomeza tugiye kureba noneho aho umuhanda watangiriye tugende Sabima tugende tugere aho bambwiye umuhanda watangiriye utangira kuwukora. Ese ubundi ko wirirwa muri no muhanda uri gukora nta kibazo biguteza n'umuryango uko wakoreye ubusa? Ntacyo ngiye ubundi nimutse nahangi Gatsibo. Ubwo Gatsibo nayo maze imyaka 15 hanyuma ubwo naje kusura abantu nasize naha nyine bantwaye kuri moto nanjye bantu hasi hariya. Ubwo ni kugwita mfata umwanzuro wo kuvuga nti ngiye kwitanga. Ingabo z'igihugu zitangira igihugu zikadushakira umutekano zikaraswa zikagira gute tukabaho. Oya garura ko kantu nawe wigeze kuhagwa? Nanjye narahaguye. Wari wahaguye uri kuki? Narindi kuri moto bampetse. Narahaguye ubwo nanjye niko guhita mfata umwanzuro wo kuvuga ntireka nze gukora aha hantu n'abandi nabo bo kuzajya bavunika buri munsi mbireba. Yego. Babambura imizigo nk'uko umuntu yabaguye ugasanga umuntu ahubutse yigeraje arawutwara kuko undi ari kwibarangura. Iyo bagwaga bibarangura umuzigo ubwo bahitaga bawutwara ibisambo bikawutwara kubera ko abantu bari hari habi. Ariko kugeza ubu ngubu ntago urabona nk'aha ngaha hari akayira gato yahanyerera. Yego. Ubu nabwo ndacyasaba urugamba rwo kuhamena igaraviye kugira ngo hatazajya hagumya kunyerera. Abaturage twarumvikanye ahantu ngo makore. Ariko ese wa mugari ntabagutera amahane ko wakoreye ku isambu? Nta mahane ntayo twarumvikanye ariko uko nayo nawupimye ntago ariko nawukoze ngo haracyaburaho metero kugira ngo umuhanda kandi muzi kuva haruguru. None barakwemereye? Barabyemeye ahubwo nuko nyine banasidutse gake bagahita batera ibi bishyimbo kuvuga ngo ibi bishyimbo nibivamo imyaka kugira ngo umuntu abone buryo hatajya hakosora neza. Aho zakora ikiraro. Hari ikiraro. Hanyuma ubwo ako kantu kagenda kaburaho gato kugira ngo ube mugari n'ubundi nzakongeraho. Hanyuma hatungane neza. Hanyuma wavuze ko wigeze ubundi uvuka he? Mvuka hano mu karere ka Rwamagana hano aha ngaha muri Fumbwe. Muri Fumbwe. Ariko nari nturiye muri Gasabo. None Gatsibo wari wagiye kugira yute? Nagiye gupagasa nyine ngo ndeko nabona imibereho kuko umusaza sambu yacu yari yarayitanze akunda abantu abahinka akaburiza bahakabahutaka. Tubona nahantu tuzakorera. Ubwo ngo ko umuntu ajya gupagasa cyo kora Gatsibo nabonye akabanza niko ntuyemo nta sambu ngira. Nuvuga ngo urugo rwawe se ruri Gatsibo cyari ruri hano? Ruri Gatsibo nyine nasize y'umudamu n'abana 2 ubu niho bari. Nahariya niwe wahakoze? Kugenda ukagera ku muhanda hirya hariya. Okay. Harakoroheye kubera ko nukubera ikibazo n'ubutaka niki? Reka. Mutambuke Torero. Mutambuke rwose. Twabakunze kandi mukorana n'itangazamakuru neza. Okay. Ubwo rero none hariya niwe ho hari hameze hate mbere? Hari habi nyine hano nabanje kuhakora mbere njya yongiye Gatsibo hano hari habashe gusiga. Aha wakoze utarajya Gatsibo? Ntarajya Gatsibo. Ariko hari haturukanye nyine naho ngaho uko haturutse kwiriya mwaje nagiye nkora metero 2. Aha wakoze mbere yo kujya Gatsibo. Uvuye Gatsibo
nsanga hari hose harapfuye harapfuye ukomerezaho ni igikorwa cyane. Imana atangiriye aha ngaha mbona ntabwo biri kwihuta bitewe na haruguru mu gasozi habi cyane aho nkubwira abantuye. Niyo mpamvu mwabonye nagiye ncubika utuntu kugira ngo ngende nkora ahantu habe nyine hababangamiraga cyane babashe gutambuka. Nubwo hose nzasubiramo ngenda nyine mpakora neza. Ndashaka kongera kugaruka kuri experience y'uko bigeze kwa gutura byagenze bite. Nanjye barahangushije mvuni ku rutugu. Ndavuga ati imvune y'urutugu kugira ngo n'ubundi nzajye kuyingisha nzayingisha ndi gukora ahantu n'abandi nabo batazagumya kwangirika ubuzima bwabo. Hanyuma ukavuga uti iyo moto yagwaga byagendaga bite mu muhanda. Moto yaragwaga urabona umumotari yajya kuyegura n'umugenzi ahetse nawe yaguye imuzigo waguye baravunitse bose mu gihe bari kutaka bikanda ugasanga ibisambo bise bibatwara umuzigo wabo. Ariko kugeza ubu moto ifatira ikazamuka mpaka nta guhagarara usije ubwo nta bikihaba. Ibisambo byategeraga bitegereje gutwara imizigo y'abaguye ubu byarahavuye. Ntabyo yego ntago navuga ngo ni 100% byari byahashira ariko uko biri ariko iyo ntabagwa ariko kuva nta muntu ugwa baragenda neza rwose umuriya batwaye abantu babiri agahita arenga nta kibazo n'umuzigo w'umugenzi atwaye. Yego urakoze cyane bakunzi ba KOP. Nsabimana Theoneste ikomereza akazi tuzagaruka kugusura. Reka bakunzi ba KOP reka tusoze ikiganiro twagiriraga ahangaha mu karere ka Rwamagana umurenge wa Fumbwe akagari ka Nyakagunga. Ubu nitegeye Nyagasambu ibumoso bwanjye ndabona umusozi wa Fumbwe. Nyagasambu yabaye centre ikomeye cyane ndabona za Bitsibo amaso akarenga kagera imusha kuri apaji nakwambuka gatoya nkabona imisozi ya Runyinya nkabona Gahengeri ngiyo hakurya. Ahantu hari amagereveri atondekanye hakagera kuri antene iri antene umanzangira ngo iri nko kuri apega hakaza umusozi wa Rwamashyongosho na Kanyangese hahandi Marshal avuga ko yakase ibibanza biri kuri makeya naha ngaha twitegeye imbere ya Nyagasambu manza ariyo Bisenga naho ndabona barakase site mwibanga rireba kwisumo aha umusozi bitangira ngo bahita imutamwa. Hari ahandi nabonye bakase site ku Cyagakwerere naho hari site na akarere ka Rwamagana rero nako kigaragara nuko kari gutuza abantu nka district dortoir nukuvuga abantu benshi aba bose batuye hangaha bakorera i Kigali bagataha hangaha. Aha ni Nyagasambu ni kimwe na Muyumbu ni kimwe na Nyakariro nandi masite agenda avuka aha rero turimo twaje gusura umuhanda ukorwa na Nsabimana Theoneste umugabo w'imyaka 42 witanze ariko bikaba byarakomotse twakunze kubivugaho byakomotse ku kuba yarigeze moto yarigeze kumugusha muri no muhanda akavunika urutugu akavuga ati fasha umwanzuro nta muntu uzongera kugwa muri uno muhanda. Icya kabiri aduhaye amakuru nuko iyo habaga impanuka habaga hari ibisambo birekereje kugira ngo bitware imizigo yabagize impanuka. Icyo nacyo kikaba kimaze kugabanuka kugira ngo murabona umuhanda ni nyabagendwa moto ziragenda abaturage barabyivugira nawe akabyivugira. Rero ngira ngo twasoza ikiganiro hano nubwo twari tugeze mu rugo hafi uru rugo rurimo inka nziza Elize ngwino inka nziza rwose. Ubundi cyane twavugaga ko imbandazi ariho habyibushye ihene ariko nabona na hano ari nziza rwose. Elize ngwino ngwino reba ya bega gafamu we banze ibyo bishyimbo by'inyuma bareka ninjiremo muze bega inka we wino wa muhanda turukiriya hirya mzee nakwinjira uraho neza witwa ndese Mukaca izi nka ni zawe? Nitwa Karekezi Jean de Dieu nkaba mfite imyaka 56. Uragira uti Theoneste Nsabimana akeneye ubufasha gira ubufasha umusabira ku baturage bagenzi bawe abayobozi n'abandi. Ubufasha nifuza ko ahabwa ni ugushakirwa ibikoresho nk'iki ipiki macaku igitiyo n'ingorofani
ndetse n'umungu ari wo kuzajya ahura n'ibuye akaba ashobora kuryegura ndetse n'inyundo ya kinubi yego uriya muvandimwe wacu rwose aradukorera ibikorwa byiza. Wowe uravuze uti namwe mujya mumufasha n'ibiki mumufasha iki abaturage batuye hano? Ikintu tumufasha mbese ni nko kuramira ubuzima bwe mu buryo bw'inyota. Iyo dufite nk'amazi ni amazi tumufashisha yo kugemurira cyangwa aza kuyafata mu rugo? Aza kuyafata tukamuha wenda mu kabuni karindwi ayo yirirwamo. Hanyuma ku bikoresho ubu igiti afite ubu ni icyanjye namutije. Wamutije igitiyo? Abandi baturanyi babyitwaramo bate? Abandi baturanyi ubwo abandi baturanyi uretse kumuha morale ati gira morale turi kumwe n'umuyobozi w'umuciye ati turi kumwe n'uwo mumotari nawe umunyuzeho akamukubita senkisa akamukubita 1000 cy'umusururu. Yego ubwo buzima bugakomeza ntacike intege. Yego bakoze waruvuze ngo witwa Karekezi Jean de Dieu. Karekezi Jean de Dieu uriya muhanda uri ku bwanjye ibyo twemeye yuko tumuha intambwe nyine z'umuhanda. Aha harimo ibishyimbo hari akata ni mukwaho n'ibihwagari n'imibyari muri byabihwagari byawe n'imibyari ni ibyacu. Inga zitwa gwiki? Zitwa poyo. Birabihwagari uriya murimo wawe urimo ubwoko bungahe bw'ibihingwa? Karekezi Jean de Dieu harimo ibishyimbo, harimo ibihwagari, harimo imibyari n'umwumbati n'ibigori. Ubwo rero byose iyo byeze byose ndabisanga. Kangusurize umuturanyi wanjye witwa Karekezi Jean de Dieu mwene kavutse ibyacu naho ngaho arakumva ariko akuruta mu myaka we afite nka 60 nawe yitwa Karekezi Jean de Dieu. Tugushimire rero cyane muzee Karekezi Jean de Dieu, mukomeze ubwire n'abandi baturage bajye bamutiza ibikoresho noneho na y'amazi anywa ntakagombere guhagarika akazi ngo aze kuyafata iwanyu. Ujye ufata umwana agiye ku ishuri utijyana y'amazi uyahenza Imana Nyotso. Sibyo byiza? Yego. Asante sana. Sawa murakoze no kudusura murakoze. Asante sana tuzanagaruka. Na uriya muvandimwe wacu rero ubu nuvuga ngo naho dutuye hagize agaciro. Niba ikibanza nari kigurisha nka miliyoni 2 ubutano no kiraba gihagaze nka miliyoni 5 cyangwa 4. Kubera no icyuyu muhanda. Hanyuma rero nuwo uri wa musaza ngaho musabira amashimwe rero. Amashimwe kuri jewe dufatanyije n'ubuyobozi mwadusuye na leta y'ubumwe yacu. Uno muvandimwe wacu Imana imufasha akarangiza iki gikorwa kuko yarambwiye ati mfite intego yo kurangiza nibura imyaka 2 nkazamurika igikorwa cyanjye. Ubwo rero icyifuzo nasaba cyahembwa nuko yazahembwa nka kamoto nawe akazajya akagendamo akazajya agatemberaho yasanga n'umukecuru ananiwe ku rugendo cyangwa umusaza akaba yamukubitaho yabona ufite akazi ko kuvuga ati nkeneye inzoga zo kumanura inzoga mu Kagarama ziza ku Kinunga akaba yazishyiraho nawe akabona agafaranga. Ariko se wamuhaye ikibanza se? Ikibanza kucyudamutuza ubu nasubira Gatsibo ntimuzamuhombye? Turi kumwe turacyari kumwe mubyigeho tuzabyigaho hire n'abandi basaza nasubira Gatsibo muzaba muhombye dore atarajya Gatsibo ahangani ni yari haraye none ntiyagarutse agakomeza niyongera kubacika muzamwihombe. Ahubwo mbere ubundi twabaje gutunga moto 2 aha mu Kagarama yabanze kuzicira inzira gusa zonyine. Ubwo rero ahita yimuka ajya Gatsibo. Ubwo hagati aho twifashisha n'ubuyobozi tuti umudugudu wa Kirehe n'umudugudu wa Gicaca haruguraha Gicaca yemeye kuduha umusanzu ngo bafatanye n'abayobozi binaha baduha umuhanda. Abantu abarwayi bari bagihekwa mu ngobyi bajya hepfo mu bitari Nyagasama. Icyo gihe abayobozi ntibabyumva neza. Abo motari nabo bamaze kuyoboka akakayira nabo basaba umuganda umuyobozi w'umurenge ku murenge ntibawubaha. Bagezeho bakazajya bati umuganda rusange abo motari ntibazajya baza mu muganda rusange w'abaturage bazajya baza kwikorera inzira y'umuhanda. Abo motari bari barananiwe. Uyu mugabo yari muteri igendi none aho hazi gahunda ye yayubuye abo motari ubu ngubu uhanyuze wese aramuvugiza inkona amuha amashyi yamushimira. Urakoze cyane iryo jambo ritahanye. Mbese yinjiye mu gikorwa hari cy'abantu nka 3 mu buyobozi bw'akagari mu buyobozi bw'umurenge mu buyobozi bwa muri rusange y'abamotari. Ayo maboko yose niwe uyakora
kandi arakora aha batatu. Okay, urakoze cyane Jean Dodi. Murakoze nawe. Asante sana. Murakoze cyane. Yes. So bakunze bakayopire kadusoze tuvuye ifumbwe izuba rigiye kurenga twitegeye janjagiro nkuko nabibabwiye turareba za bitsibo turareba za Conaston akazuba karimo k'ikirengarenga turimo turakabona hanyuma umusozi wafumbwe natwe ntago turi burare ifumbwe ariko dushima umusaza ufite inka nziza kandi yaziteganyirije n'ahantu zisanzura ahantu heza cyane isuku rwose ngira ngo murabibona pepe isuku igira isoko rwose uyu muturage utuye aha rwose bazamuha igihembo cy'umuturage ukora neza afite inka nziza aho zisanzurira ariko n'inzu ye nayo urabona ko ifite isuku n'ivoka yitegeye yifatira nzu rwose isa naho yegamiye umusozi wa Fumbwe dore Fumbwe ngiyo hariya kuri antene umusozi niwo witwa Fumbwe abatari babizi so rero reka dutahe natwe tutarari Fumbwe tutarari Fumbwe ewe haragendwa kandi karekezi Jean Dodi niba hagendwa akararwa wandaje niba ufite urwagwa asante sana.